murakoze. Nitwa Madama Deborah, navutse muri 1956, mvukira hano muri komine ya Rukondo, ahari muri Rukondo, hariya hepfo, hariya hamwe no ku Rukame hariya bavugaga. Ubwo rero nk'uko babigiye babivuga, ngiye kubabwira ubuhamya nzira nanyuzemo y'umusaraba muri 1994, itari yoroshye, ariko wenda hera muri 50, ndahera muri 63, 56 ubwo nari umwana nibwo navutse. Icyo nabonye icyo gihe muri 59 byari ibintu byoroshye bidakomeye cyane, nubwo yari nka jenoside uretse gutabaye nk'iyo muri 1994. Ikintu nibuka nuko nabonye mu majya guhisha isanduka mu rutoki yari iratahanye, ariko hashize nk'iminsi 2 bajya kuyigarura kubera ko habayeho gutwika amazu hirya no hino, ariko bita birangira. Nkomeje rero muri 63, uwambanjirije dogiteri yabivuze, papa bamwishe ari hariya ku Kamarimo nk'uko yabivuze, hamwe n'abandi bantu b'Abatutsi bandi bari bahari, twari duturanye. Baraje bwa mbere barabanza baza gusahura ibintu byo mu mazu byifite agaciro kose, cyangwa se ikica nk'icyuma, amacumu n'ibindi byose n'amasuka barabitwara. Ku munsi wa 3 hari kuri Noheli nk'uko yabivuze, asa ntaho yabigizemo kandi nanjye nibyo narinzi niko byagenze. Baraza barabashorera abagabo bose batuye hariya iwacu, cyangwa se b'Abatutsi, cyangwa se abasore bakuru, baragenda babicira ku Kamarembo hariya ku Rukamira, hamwe ndumva ari hirya kwa Nazari gatoya. Kubazi ku Rukamira niho bari, ugiyeyo bacukuye nk'imibiri yenda n'ibitarasaza, ariko ndumva ari kera yaba yarashaje. Babasangamo, ntabwo ari ukuvuga ngo barabashyinguraga nk'uko abantu bashyingura, hari imiringoti, kera bakoraga ibintu by'imiringoti, nibo babashyize. Nyuma yabwo rero gukomeza kuva muri 63, nta mudendezo umuntu witwa Umututsi yari afite, kuko nko ku ishuri nk'uko yabivuze baraduhagurutsaga bakavuga Abatutsi muhaguruke, tugahaguruka, twabaga turi bakeya, ukabona mbese kuba Umututsi ari icyaha ndetse gikomeye. Mwasohoka mwagera hanze kumva umuntu avuga sinari nzi ko ari Umututsi, sinari mbizi gutya na gutya, kumva biravugwa. Ndetse iyo habaga twabwiwe nk'amanota mu gutaha, twari dufite umukecuru umwe wacu witwaga Dera, niho twahitiraga kuko baradukubitaga. Kavuga bati b'Abatutsi bo mu Gatoki, nta nubwo baturushaga n'ubuhanga, ariko ikigaragara nuko nta wazamukaga ngo arenge mu wa 6 akora ikizamini nk'abandi, atsinde agende. Ibyo rero bikatubera ko ari icyaha. Ayo yari amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Muri 1994 ho bibagahomamunwa. Ubwo se nyuma gatoya muri 1963 twarizwe turi imfubyi, nta mwana ufite se uretse ba mama gusa bonyine, ariko ba mama baraturera turakura, tugeze igihe cyo turiga amashuri abanza, turashaka ndetse turanabyara tugira abana. Ariko muri 1994 jenoside yaje nyine idasanzwe, ariko ngira ngo ikintu cyabikuzaga cyane ahari ni ukudahana, kudakurikirana. Bavuga ngo umuntu yakoze icyaha bamuhane, ahubwo icyo bakoraga ko ari ukubahemba ko bakoze nk'uko bakoze, bishe abantu cyangwa se batwitse amazu, ko bari inka z'abantu wenda, ariko ntabwo byari bikoze cyane nko 1994. Byarakomeye rero muri 1994 ubwo ngezeho nari ngeze, barabanje bafunga abantu bavuga ko ari ibyitso,
kugira ngo abantu bagiye bafungwa murabazi cyane cyane hano Imbazi n'ahandi hose za Mutiyingoma na hehe abantu barafungwa, ndetse abari basaza banjye baba bafungiye i Murambi niho baguye bitewe n'ubuyobozi bubi bwari buyobowe na Hategekimana Didas wayoboraga iyi komini ya Rukondo, ndetse na Muramuwe Munyarubuga wari konseye. Basaza banjye bajya kubafunga bamushyiriye abantu bari bibye, aho kugira ngo kemure ikibazo abategeza abaturage bo ku Rukamiro bakubita barabica. Barangije bavuga ati ubwo ngubwo abigisambo abazanye igisambo ni bagende bajye kubafunga. Babafunze ari 6 hariya kuri gereza, ku buryo jenoside yateye ariho bari bashyinguye i Murambi muri ya rwibutso rwaho. Ubwo rero muri 1994 ubwo inkotanyi nyine zari zateye zize nabo bagira ngo barobohoye igihugu, Habyarimana indege imaze guhanuka mu gitondo kare narabyumvise mbyutse, numva abantu hakurya y'uruzi baravuga bati Ikinani abatutsi baramwishe, niko byavugwaga. Icyo nakoze nasubiye mu rugo mbwira umugabo ndavuga nti numvise abantu bavuga ngo Kinani baramwishe. Yaravuze ati ubu nta kundi turashize. Ubwo nyine byahera ku kanya ku itariki 6 baratangira abo duturanye batwigizayo batwita ko turi inkotanyi. Ubwo nagiye nca muri make kuko ukurikije uko byavugwaga ntabwo ariko byari bimeze. Mbere babanje bavuga bati mufite inyenzi, mufite inkotanyi, bakaza kugira no mu mazu na hehe bashaka abantu, ku buryo n'umugabo wanjye urangwa ati tuzaza kugutwara ufite umuntu w'inkotanyi ubana nawe hano. Ariko uko ari ukubeshya nawe nta wari uhari, gusa yari afite muri umuntu wabaga i Nyanza. Ubwo nuko bajyaga umuntu yaje kumusura. Ubwo rero ku itariki zirenze itariki 9 nibwo twavuye mu rugo nimugoroba, bamaze kuduhinduka nyine ko bagomba kuza kutwica. Turagenda jewe mungira nagiye i Musange, noneho ndarayo i Musange kubera ko twakundaga kuhungira cyane muri 1963 niho twahungiye ndi kumwe na mukuru wanjye. Hari kwa sogokuru, hari ahantu hari abavandimwe benshi, kandi ntabwo wabonaga ko intambara ho ntabwo yayoga mpabanye niyo muri hano mu Bufundu. Twaragiye ariko dusanga nyine byahindutse, ntabwo ariko bikimeze. Twagiye Musange kuri komini, abandi baza hano kuri iyi komini ya hano yabarwaga na Hategekimana Didas. Arababwira ati mu Gatoki mwabaye iki, ninde wabateye? Aravuga bati baraho baradukubita. Harimo umukecuru umwe bari bakubise bamuciye n'igisebe witwaga Makuru atavukaga hano mu Kivomo, yari umugore kwa data wacu. Abasubizayo ku ngufu, ahita avuga ngo nimubasubizeyo, ngiye ku Gikongoro ningaruka ngasanga muri hano ndabarasa. Ibyo impamvu mbivuga, mukuru wanjye nawe niho yarari, nawe yari yaje hano. Ubwo yahise abirukankana, bahita bagaruka babwiye ko barasa. Yari afite akamodoka bagendagamo k'umutuku kagaheri gisindumva. Abantu wenda kw'iki gihe mwari muhari murakibuka, yari agafite yagendagamo. Yarabihangira avuga ati singira umunsanga hano, nimusanga hano ndahita mbarata ngiye ku Gikongoro. Bahise rero nyine bakura imishwaro, bamwe bazamuka gutyo izagihara, abandi bagenda hakurya i Musange. Ubwo mukuru wanjye yarahansanze, niwe wambwiye amateka ya hano uko byagenze. Twabaye i Musange rero kuri komini hashize twamaze ibyumweru 2. Burugumesitiri nawe wari uhari, yaratwegeranyaga akavuga ati nimwiyandike mujye ku rupapuro, ubundi ngiye kubashakira imfashanyo. No sasa kwari kugira ngo atwegeranye amenye umubare w'abantu bahari. Hashiraga nk'imisi twajya kubona tukabona iyo modoka hano ya komine Rukondo iraje, irimo abantu bambaye ibirere babikenyeye banabyiteye, baza bari babyina ngo inzirabwoba. Hari ikiba cyari kiri hasi gutya hafi yaho ngaho babyiniragamo, babyina indirimbo ivuga ngo inzirabwoba. Twaje bakijya aho ngaho bakidagadura, abanyiza bakongera bagasubirayo ku wundi munsi. Ko yagiye ikurikirana, nta nubwo nakundaga kumenya amatarike,
imodoka yatunyuzeho yikoreye imipanga, abantu benshi bakwira imishwaro bavuga ati nta kundi turashize. Yari ivuye i Kigali izanye imipanga, bahita hajya ku muhanda baturutse kubaza umuhanda w'Imusange kuri komine, hari komine. Iyo modoka twarayibonye, abenshi barahungabana, bamwe baragenda. Ubwo bigeze ku itariki, twamaze ibyumweru 2, imvura ikatunyagira, izuba rikava rikatwica, nta kurya nta ki. Ruriya muhanzi yavuze ati twabari nuko mwajyanye inzara, abantu bapfuye bajyanye inzara. Ariko ibyo ntabwo twabitindaho cyane. Hari abantu benshi cyane, benshi baruta abangaba, ntaho bari nk'ibihumbi birenga nka 50. Abana, abagore, abagabo, ibitero bikageze bikadutera. Abaturutse Cyabagomba hakurya, abaturutse Inkore bakaza bakadutera, abantu bagafata nk'amabuye, abakobwa bagafata mu bafite imbaraga, abagabo bakagenda bakabasubizayo. Hanyuma bigeze ku matariki nka 20, ashobora kuri 24, ndumva ari byo 24, nibwo abantu bavuye Ikaduha bareba babateye, babahageze, abaturutse hano Zambazi, abaturutse ahantu hose hirya no hino. Baraza bamaze kuhagera kuri 24 saa 5, twagiye tubona abasirikari bari hakurya yacu, baraza baraturasa, hari mu masaa 5 rwose. Baraturasa ku manywa yose. Ugize ngo aravuye nk'ageze hepfo, agahura n'umuturage abari bafite impiri zabo zimwe bitaga za nta mpongano, bakakurangiza aho ngaho. Abenshi bakaza bagasahura, abantu bari barahungiye Musange bari benshi, bari barazanye ibintu byose, bazi ko intambara izarangira wenda bagasubira mu mazu yabo. Bari barazanye inka, byageze inka ziraribwa zirashira, amatungo yose arashira. Ibyo bazanye ibyo kurya nabyo birashira, niba wabwo ufite ntabwo ari kubona nuko ubiteka. Ubutaka bwabo bwari bwarahanditse igitaka, n'ibyatsi nk'ibi ntabwo byari bigihari kubera abantu benshi bari bahari. Baraje baraturasa amanywa yose guhera saa 5 kugeza nijoro saa 12. Yewe naje kuva muri iyo mirambo hirya gatoya, ndi kumwe na mukuru wanjye uwo wari wavuye hano Imbazi ansanzeyo. Tuza kongera tubura ahantu tujya. Twari dufite abana, ubwo bana bamwe ntabwo twamenye aho banyuze. Yewe icyo nabonye, nasigaye mfite abana 2, abandi ntabwo nzi aho bari banyuze kubera amasasu n'amagrenade. Mukuru wanjye nawe yarasigaranye abana 3, nawe abana ntiraza aho banyuze. Ariko naje kumenya amakuru yuko bamwe babiciye ku Kinsanga, hariya kuri ya teme rihuza Musange na Rukondo, hariya ku Kinsanga. Yango benshi murahazi. Bamwe niho baguye kuko umwe yaje kuvamo agaruka ahandi hantu, wari mukuru witwaga Marita, bahita bamutema. Araza ageze ahandi hantu yashakaga kujya kwihisha, baramubona bamucira ari Nyamugari. Ayo makuru yo narayamenye neza ko nayabwiwe n'umuntu wanarinzi. Nawe barongera baramwica atagize n'ahandi hantu yihisha. Twaragarutse muri iryo joro. Ariko ikintu mbabwira mwa bantu muteraniye hano, uko ijoro ryo ku itariki 24 mu kwezi kwa 4 yari imiborogo gusa, ntabwo wabonaga, nta n'ikintu washoboraga kumva. Hari abantu bavuze induru batapfuye neza, hari wumva nako ari ijoro ridasanzwe. Ijoro ryaravugaga, numvaga ijoro rivuga pe, kandi utabona ijwi ryaryo. Twaragarutse rero muri iryo joro tugera Nyamugari. Hari murumuna wanjye wahashatse ku bantu batahigwaga. Dusanga murumuna wanjye nawe bashatse kuza kumwica kubera ko yari yaratugemuriye turi aho ngaho ku Masizi i Musange. Ngo yavuye ku mugabo we, dusanga yagiye kwa nyirabukwe, baramushyize muri purafo. Twarahageze akanya gato ndetse bajya kumuzana. Ahageze aravuga ati turabigenza gute? Bari batuye ku muhanda, nta bavuga ngo ntiyamuhisha ko ntaho yari kuduhisha. Ikintu yakoze yarasubwa ati nimwihangane mugende mujye Murama ntabwo baratangira kwica abantu
hari sogokuru wacu warahotewe witwaga Esiri. twaragiye tugeze hari hepfo aho bita ku cy'umwami, ahantu hari ku cy'umwami hari kuri Rukarara, abenshi barahazi. Ndumva hari niba aho umwami yambikiraga simbizi. Twarahageze dukubitana n'igitero kirimo uwitwaga Sempabuka n'abahungu be n'abandi babereye se wabo. Kintu batubwira bavuga ngo muragiye mwabicucuma. Hari mu gitondo kare budukereyeho, muragiye mwabicucuma. Bari hakurya natwe turi hakuno, turi Musange nabo bari muri Rukondo. Nta kintu twashoboye kuvuga. Umwana urimo mukuru wari ufite nk'imyaka 14 yaravuze ngo twari twigiriye kwa Barinabasi. Barinabasi ngira ngo muramuzi, yari umuntu wavuraga magendu, warutuye igahunga. Abantu bose bajyagayo n'abinta bajyagayo. Umwana yaravuze ngo twari twigiriye kwa Barinabasi. Bahise bamanuka baza baradutemagura mu cyo gitondo cy'umuseso. Bari barindwi ari batoye. Sempabuka nari muzi n'abantu twari duturanye mbese muri make. Ubwo umuntu waje kuvamo n'ige jyenyine ukumundeba. Nanjye kuvamo ntabwo ari uko nushaga abandi yenda kugira gute, nuko ni Imana yahabaye. Nabigutereka wenda ngo ukize uzatange n'aya mateka, kuko abo twari kumwe uko twari barindwi. Ari abo bana banjye babiri nari sigaranye barabishe, n'abamukuru wanjye barabica, na mukuru wanjye bamwicira aho ngaho turi kumwe mu mazi. Giye nakomeje ndamanuka mu mazi, n'abana bose ndabona bapfuye. Ndagenda ariko ndambuka njya hakurya hahandi twavugaga Imurama. Nageze Imurama rero ntarinjiramo neza mu urwo rugo, kuna ahantu twari dusanzwe tugenda hari umuvandimwe wacu, dusanga naho bahashenye baranagiye. Ubwo kubera ko bari bantemye cyane mu mutwe, amaboko, ahantu hose bantemye, n'ibitenge nambaye bari babitwaye. Ubwo ngubwo byaranyebe ndabwo se aho naringiye ndajya hehe ko nsanze badahari, kandi numvaga ntari bushoboye no kugenda wenda ngo nkomeze ngiye na za Nyanza. Ahantu hose habaga hari amabariyeri, hari ku manywa. Naramanutse nigera hepfo ahantu gatoya cyane, hari agahuru gafite amababi nk'ay'ikawa, nicaramo akantu umwanya muto cyane nk'iminota 5 mba ndasinziriye. Sinzi ibyo bitotsi aho byari bivuye. Nari maze reba ku itariki wenda kuhaguruka mu rugo ku itariki 9 cyangwa se 10 ukageza ku itariki 25 utararyama na rimwe, utaranasinzira. Nararyamye gato cyane ndasinzira, mpita nongera mpita nkangutse nibaza ndi bugenda ndahabura ndavuga se undageye, sindi bugende kuri aya manywa nambaye ubusa, sindi busubire hariya navuye naho baranyica. None undi yemeze navuga ngo reka njye hepfo ahantu biciraga, ahantu umwogo ihurira na Rukarara. Ndavuga reka nsubireyo ngende banyice, n'ubundi ntacyo nsigariye. Ngeze hepfo nahuye n'abagore bagera kuri 3 bavuye kuri aho ngaho ku kiyaga, bikoreye ibifurumba bavuye kwambura nyine abatutsi bamaze kwica. Ntabwo namenye yuko ari abo ngabo nyine bavuye kwishakira imyambaro n'ibindi n'amafaranga babakuragamo. Narababwiye se mu gihe ngo nanjye tujyane. Ikintu bambwiye ngo nta kintu twagukorera, ngo abagabo bacu ntibatuma tukwijanayo. Ngo reba aho uhisha aho ngaho, ngo nta kintu twakumarira. Ubwo nahise ntahura yuko nyine abatukazi bavuye kwishakira gucuza imirambo cyangwa se naho biciraga abantu, kuko abo biciraga abantu ku kiyaga baratemagura ukagira ngo ni hahandi babagira inka, baratemaguragwa n'urana kabumba. Nagezeyo ngiye kubegera gatoya, numva mfite ubwoba, numva baratema cyane, ndongera nsubira inyuma ndongera nicara ahantu ndahirirwa ku giti, nkererwamo ibimonyo birantondagira, mbura ahantu njya ndahabura. Bwije ntekereza ndavuga se ndajyayo, ndasubira iwacu aho nari ntuye, kandi namaze kumenya ko abantu bose bashize. Umugabo njye bamwishe ku itariki 13, ndumva bamwiciye imwe na Rufonsi yari goronome hano Imbazi. Goronome Twahirwa, goronome bamumanuye bamwirukankana bamwicira hariya hepfo iwacu mu Gatoki, niho bamwiciye.
uwo munsi rero niwo bishe n'umugabo wanjye, niwe bishe hariya hepfo iwacu bwa mbere. Noneho nakomeje no kumva amakuru y'abandi bantu ko bagiye bapfa, nimbaza ahantu nsubira ndahabura. Bumaze kwira naratekereje ndavuga ngo reka nsubire iwacu. Hari umugabo twari duturanye witwaga Petero, yari responsable, bari abantu b'inshuti zacu dusangira byose b'abaturanyi. Naragiye reba kuva hakurya Mwogo hari urufunzo ntihabonaga nijoro, ariko Imana yo kaba Imana yagushije imvura nyinshi irimo imirabyo ndetse n'inkuba. Biriya bintu nubwo giye nkunda gutinya inkuba, ariko kiragiye imirabyo yarankijije ndetse n'imvura. Naturutse hakurya umugisha mu kibaya cyaho hari urufunzo rwinshi, nta nzira ndeba, imvura iragwa, kandi hakurya igiharaho ikigohe hari bariyeri ndetse banacanye nyireba. Navuga nti bari bantu ntabwo ndi bubanyuremo ngo mbashe kugera kwa Petero. Imvura yaraguye, babantu bajya kugama. Nturuka hakurya nkajya nshakisha inzira, imirabyo yarabya nkabona ahantu hari akayira, ndaza kuzangiza hagati muri Mwogo rwagati. Amazi yarameze nk'uko ameze hari haruzuye neza. Iyi shusho uko Mwogo yari imeze na kiragiye niko yari imeze. Iyi shusho iriho y'amasaka cyangwa se uko amazi yuzuraga, iriya shusho iriho ubu ngubu n'ishusho ya kiragiye niko yari imeze. Ndaza ngeze hakurya, ngeze hagati, mvuye mu gishanga cyo hakurya, ngeze muri hagati muri Mwogo. Urumva Rukoraro yari hirya yanjye nkuko Rukoraro yabi hirya y'itente, ariko Mwogo irimo hano. Nagiyemo ndambuka, nari nzi koga, sinzi ko ubu nkibyibuka. Narambutse, harimo abantu benshi cyane b'imirambo. Najyaga ntinya bapfa, ariko icyo gihe ntabwo nari nkibatinya, ni namaze kuba nk'igiti. Nageze hakurya, ndongera mfata urufunzo nkajya ngenda nushakisha n'amaboko, imirabyo ikarabya nkabona inzira, yakongera suro nkayoberwa inzira, kugeza ubwo nambutse ngera hakuno ikigohe, mfata umuhanda waho. Uwo muhanda ngugezemo nagiye nsangamo abantu barambarayemo benshi cyane, barambaraye, ariko nkabarengaho nkagenda, kuko icyo nari gamije kwari kugera kwa Petero, mvuga ngo wenda hari ubwo bamfasha nkabaho. Naraje imirambo ngenda nyirenga mu uwo muhanda, ahantu Karugarama yari atuye, ngira ngo kubazi Gahunga murahazi. Mu muhanda wari hari hepfo yo kwa Karugarama yemwe niba twari dukunda kujyayo. Naraje ngo ubwoba bwose mu uwo muhanda, uko ngenda naje kugira ikibazo, najya nihuta nkavuga, nkumva umutima wanjye uradiha, nkumva n'abantu bandi inyuma. Nakumva abantu bandi inyuma, ngahagarara, nahagarara akanya nkababura. Nza kwiyemeza ndagenda, hari nabo twahuraga ariko nabo babaga bihungira. Ndaza ngeze kwa Petero nijoro, nahageze nijoro ku itariki 25 mu gitondo bujya gucya. Nsanga harimo imyugariro, abantu bo hambere barugaraga, ntabwo ari nk'ubu abantu bashyiraho porotayi ngo bakinge. Harimo imyugariro ndayiberereka, ni ahantu n'insanzwe nzi. Ndagenda ndakomanga, banza kwanga gukingura, avuga ninde, ngizeho ndamwibwira. Ambwira ati urajye he ko abantu hano nuhaza bahakwicira. Yari afite umugore w'umututsikazi. Ubwo rero byageze aho barakingura. Bamaze gukingura arambaza ati abana bari he? Ndambwira nta mwana ngifite, bose bapfuye. Inama sinzi aho bagiye, niba bapfuye cyangwa bakiriho simbizi, ariko nandi kubona abo bapfuye. Nuko ariko iyo nkuru n'ubundi bari bayimenye, kuko abo bantu bari batwishe, uretse kugenda avuye muri iyo mirambo bari baziranye nawe. Ubwo rero nagiye mu nzu, barampa amazi baranyuhagira. Hari kagakobwa, ndibaza ko ubu ngubu ari mukuru, ashobora kuba abyaye kenshi. Ndaryama, ariko barambwira bati hano yari afite barumuna be barabicanyi, bahoraga bagenda bajya kwica nyine, bamenye kuri hano n'ubundi bakwica.
ariko buryamye nihaza gushaka niuza kumva hari abantu baje uza hano mu cyumba ujye munsi y'igitanda yararyamyemo n'umudamu we. ntabwo ariko ntibyakomeje, nararyamye bigeze hagati arambwira ati batagusanga ahangaha n'ubundi kuko baza guhiga hano ko bashobora kuba twahisha abantu. Angiye inama arambwira ati jya mu gihuru kiri muri Nyiragahuma n'ugeze ari mugoroba, hari igihuru cyitwa Nyiragahuma twari duturiye hafi aho ngaho, hanyuma nibuza kwira uze kugaruka. Naragiye, ikintu nibuka nuko bampaye igitenge cyo kwifubika, nari mfite akajipo k'imbere nari nambaye. Arambwira ati igitenge uramutse ukijyanye bakakubona n'undi bamenya ko wabaga hano, kako igitenge barakizi. Njye ntari igitenge nari mfite, bari babinyambuye. Naragiye cyakoze bampaye akenda k'akajipo k'umwana ngashyira mu bitugu, ndagenda njya muri Nyiragahuma. Ndagenda mbonayo hari urabona igihuru uko kimeze kiba gifite ibiru byagiye bigitwikira. Nagiye njyamo nsangamo akantu kameze nk'akobo nkirirwamo, noneho kubera ko nari ntemye cyane no mu mutwe, ariko ubwo we nasubiye inyuma barampaye isabune ndakaraba mu mutwe. Nari mfitemo amaraso menshi cyane yagiye aviramo, noneho bansukiramo na peteroli tuvuga ngo imyenda ngo ni ukunyomora. Naragiye nirwa mu icyo gihuru byejeje nimugoroba, kuvamo byabaye ikibazo. Noneho nza kuvamo ndagenda asubira kwa Petero. Ndagenda ngirije nijoro, arambwira ati wowe nabaga ndyamanye n'abana baho muri salo, bari abana matoya. Arambwira ati hano n'ubundi bahakwicira, nabize ubu ni inkuru ntanze nyine no kugenda bakajya kwirirwa, ariko ngomba kubivuga ko byarabaye. Naragiye arambwira ati uriya musaza ni inshuti yanyu kandi ntabwo yigeze yishura mu bwicanyi, genda ujyeyo, nta nubwo nanjye sinzigera mvuga yuko uhari. Iyo bajyaga guhiga nk'umuntu ahantu, yari sponsor niwe gutanga amategeko, sinzi niba amategeko yatangaga niba ari ikintu mbaza. Cyozi nuko yari responsable subwo nakagari cyangwa n'umudugudu. Yari responsable w'umudugudu ahari. Waseri yari responsable. Ubwo rero yambwiye ati gendye, umusaza yitwaga Rwandanga yaratuye ari ku Ruhinga. Naragiye ndazamuka muri iryo joro ngenda nurira ibikingo, ndagenda njyayo. Ariko nawe ndambwira nti uriya muntu uhaba uragira iyo inka, kuko n'abantu nari nsanzwe nzi, nimpagera arabivuga. Arambwira ati uko ibishoboka byose umwihishe. Kwihisha rero umuntu mutari kumwe ntabwo byabaga ari ibintu byo utazi aho ari, ntabwo byari byoroshye kandi ugiye mu rugo rwabo. Naragiye kuko inama yangiriye pe yariyo. Ariko icyo mbaga ntanabyuga nuko uwo mwana yaje kuba ari umwana w'imfura cyane, utari ufite ubwicanyi nk'ubwa se yari yayicanye mu 1963, yitwaga Kirakera, n'ubundi yari yarisha abatutsi babo bene wacu mu bicanyi nawe yari arimo. Naragiye ndavuga nti ninjye nagahita ninjira mu rugo, hari mu gitondo kare barambona bavuza induru. Naragiye ndavuga ntereka ngiye kwihisha mu gihuru, ngira ngo sibwo bwa mbere mbivuga. Hari igiti cyitwa irari, naragiye nkihishamo, ngiye kukihishamo nsanga harimo inzuki. Ndavuga ninjya muri izi nzuki zirandya. Mvamo ndagenda njya ku misanzu y'urugo nkuko yabitembera hano kuri ahangaha. Ndagenda ngezeyo njya mu misanzu, mu kanya gato cyane mbona wa muhungu twavugaga ngo nze kumwihisha, yahise ajya muri tuwarete mureba. Mbonye agiye muri tuwarete ngumamo gatoya, ngira ngo abanza agenda atambona. Yavuyemo ahubwo ahita yigira muri handi mu nzuki. Mbonye agiye mu nzuki nanjye ndiruka nkavuba cyane, ndagenda nyura mu myugariro mpita, kuko kuwo musaza na ahantu ari nsanzwe nzi, ndamita ngenda njya mpita mu rugo ahasokera ku irembo, njya mu gikari. Yari afite amazu abiri, njya mu gikari aho umusaza n'umukecuru babaga.
ndagenda mpita nkubita urugi ninjira mu nzu. Ahita avuga ngo ninde winjiye mu nzu, ninde winjiye mu nzu. Umukecuru araza arambona arambaza ngo wabagahe Tere? Yagize ngo ndi Tereza, Tereza ni murumuna wanjye anariho. Ndamubwira ntabwo ari Tereza. Atuvuye hehe? Ndamubwira atubuje ko kunda kuganisha n'uhu ndagushyira he ko banyica ko bagira gute. Umusaza ahise amubwira ati urabura kure aho mushyira, urabura kugira kuvuga amagambo. Yahise njyana mu nzu, yari afite inzu ifite ibyumba bigera nko kuri 3 cyangwa se 4, icyumba batekagamo. Mpita njyamo, noneho araza yakoze ibintu byiza cyane, nubwo yashaje nta kintu nzi ko nzamwitura, ariko ntabwo ariko byagenze. Jenoside irangiye yahise apfa ndetse n'umugabo bose barapfa. Yahise anjyana muri icyo cyumba. Urumva kuva kwa amatariki yose kugeza kuri 25 z'ukwezi kwa 4 mba hanze, ntabwo byari byoroshye. Anjyana aho ngaho, bari bazi kubumbika umuriro abantu ba kera, ntabwo bagombaga bacanaga ikibiti cyashobora kuba cyamura n'amezi 2. Yaragiye ahita ashyiramwo ibyatsi, hari umuriro urakacana, ndota numva shize imbeho. Ndangije ubwo hari ibindi yagiye ambaza nyine, ndangije ashyushya amazi aranyuhagira, twatwe nambaye atunkuramo icyo kwambara, ahita anshigishira igikoma ndakinywa. Maze kukinywa ndanamubwira nti ati suba ahantu urabona uhabera gute? Ndamubwira ko nandi kwa Petero. Arambwira ati ubu si bakohereje ha kuko burabona ejo ntabwo igitero cyavuye hanga baza gusaka bazi ko ngo muri hano. Ati ubu ntibagaruka. Yahise njyana mu yindi nzu, aragendera nsasira, ndaryama mera nk'uwapfuye nta nubwo nongeye kumva. Bigeze nko niba hari saa 8 niba ari saa 6 simbizi, nagiye kumva numva araje arambyukije anzanira ibiryo. Ntabwo nabibashaga, naragagaye, ariko simvuga ngo sinariye, ndongera ndaryama. Ubwo rero ko uwo musaza narahabaye. Undi munsi bongeye abantu bose bicaga barazaga bakaza bakabivugira aho ngo mbumva bisha abantu benshi, mbumva nkamenya naho babashyize, gutyo ko babajyanye muri Rukarara. Abavandimwe banjye bose babishe bakaza bakabivuga ko ntabwo bari bazi ko mpari, nabaga ndi mu nzu nkabumva. Bigejeje rero hari umunsi bavuze ngo baraza gusaka, ndongera none barambwira ati rero urashaka ahantu ujya kuko nibagusanga barakwica, kandi baraza baraturira inka, natwe ubwacu baradukubita batwice. Ndabwiye se ubu ngubu ndajya hehe? Atuhashake. Umukecuru arambwira atuhashake. Icyo nakoze narasohotse ndagenda manuka hepfo, wenda sinzi ko abantu bazi ku ruhinga hariho cyese nk'abantu wenda bo mu Gatoki bari hano bahamenya. Namanukiye ku ahantu hari urusengero rw'aba niba ari ADEPR, banza ari ADEPR sinzi niba ari Apollo, ahantu hitwa mu Kizenga. Manukira haruguru yaho ndagenda nsubira kwa Petero. Ngeze kwa Petero ndamubwira Petero, wampaye indangamuntu yanjye iba hano, ngashakisha uburyo bwose na kwambuka. Arambwira ati indangamuntu hano icyo yakumarira. Hari indangamuntu yanjye nahasize mvuye gusezerana hano kuri komine nasezeraniye ahangaha. Noneho indangamuntu yari yanditse nabi bampindi, ariko nkumva iyo ya mbere nari nayitaye, ariko indi yari iri kwa Petero. Petero arambwira ati indangamuntu yawe nta nubwo nayibona, ariko nubwo nayibona ntacyo yakumarira kuko indangamuntu ahubwo wawe wiraburijwe. Indangamuntu ubundi nayo yabaye mu byaranze amateka y'urwango, kuko ngira ngo ntabwo twahurira mu nzira ngo ubwe ngo uri umututsi kubera kuko nta kindanga yaba afite, ko nta ndangamuntu yanyaka. Indangamuntu yanyaka yasanga irimo ubunyarwanda. Ubwo nafashe inzira none ndavuga reka noneho njye kwa murumuna wanjye hakurya Inyamugari, kuko nari maze kubura honjya. Nanamubwira nti se wamperekeje basi ukangeza hakurya ya Mwogo. Arambwira ati wapi sinagurekeza, kuko ibyo mvuga ntabwo mbeshye, niyaba hari ntabwo namubeshyera. Agiye mvuga ibyo umuntu yambwiye, atari ukuvuga ngo namazimwe cyangwa ki. Yambwira ati ntabwo nagurekeza kuko batubonanye n'undi bavuga ko wabaga hano. Cyo nakoze nyine nahise nsubira hakurya, habaga ari nijoro,
aya majoro y'ukwezi kwa kane narayagenze pe, ndagenda nsubira noneho hakurya y'uruzi kwa murumuna wanjye, ndagenda ngezeyo mpamara icyumweru. Namaze icyumweru mba mu nzu, kandi ubwo bana babe bari batoya, nabwo nabaga mu cyumba barabahishe yuko mpari kugira ngo tuzajya hanze bakabivuga. Narahabaye mpamara icyumweru, noneho hahandi navuye nabo baravuga bati umuntu twabanye iminsi yose tukamubwira ngo nagenda akaba ataragarutse, baza kubaza ko mpari, baje baravuga batarahari, baravuga ati noneho rero azagaruke. Nawe ngiye mfata inzira none ari nijoro, ndongera nambuka amazi subira kwa wa musaza Rwandanga, ndahagaruka ndaza ndahaba kugira ngo nzahave. Barambonye ndi mu gikari, ariko numvaga namaze no kurambirwa, numvaga nabaye nk'umusazi, nkumva najya hanze ngasara, nkumva ngahinduka nk'umusazi nkiruka no ku gasozi, ariko nkumva mfite n'ubwoba. Ibisebe byari byarakize, uwo musaza yatumye umuti baramvura, bakajya baza bagashyiramo mu bisebe, mu mutwe no ku maboko, ahantu hose bari barantemaguye birakira. Ubwo barambonye ndi hanze, mbonwa n'umuhungu witwaga Kagongo, yari mwene wabo n'uwo musaza. Nasubiye mu nzu ngiye nafite ubwoba, numva nabaye nk'upfuye neza burundu. Ndavuga nti nanze gupfa ngo mfane n'abandi, none ngiye gupfa nyine bagiye kumanura umusozi banjyane muri rukarara nk'uko bajyanaga y'abandi. Numva mfite ubwoba cyane burenze, ndagenda ndaryama. Ikibazo cye nuko uwo muhungu bamuhaye igitoki cy'inyamunyo, bamuha n'ikigage mu gicuma, aramubwira ati umusaza aramubwira ati nyamuna umenera ibanga, uyu nguyu yari umwana wacu, yari umuvandimwe wacu, ntubivuge rwose. Ariko ntabwo yabikanzwe, yagiye ahita abivuga. Aragenda aravuga ati mugore wa Nyiridandi namubonye. Amaze kubivuga bwarakeye, bagiye ku kabari aho banyweraga inzoga, arabivuga ko yambonye. Baranahatonganiye, bahatongana n'abahungu b'uwo musaza, baravuga ati mwarabuze ngo mramwe muri ibyitso, ati kubona muhisha inyenzi, tukaba twamaze kumenya ko ahari, ati mwere turabereka. Icyo yakoze yaragarutse atuma ku bibaba, baravuga ati bamenye ko ahari, ati wa muhungu yarabivuze, ati mushaka ukuntu mubigenza. Nta kuntu twari kubigenza kwa ayo manywa. Icyo twakoze byagize nimugoroba, araza aramubwira ati ngwino ngo rekize nibaza no kugushaka, baraza bakubure, noneho baze babamwari. Yahamagaye muramu we warutuye hakurya, baramperekeza bansubiza none kwa handi kwa muramu wanjye. Turamanuka turagenda twambuka amazi, tugeze dusanga hari impunzi zaturutse za Kigali hehe na hehe, bakambitse hariya Inyamugari ku rusengero rwari ruhari rw'Abadiventiste. Ubwo bari baturanye neza. Yewe rero naragiye njya mu nzu, nta nubwo n'abantu barambonye, ariko ntago bamenye yuko nahigwaga. Yarambwiye ati ngwino ngo uwo muramu wanjye yaramperekeje, ngwino tugende ujye i Murambi. Nagiye mvuga muri makeya, ujye i Murambi, hari abandi bantu bagiye batoragura, Abafaransa bagiye batoragura, abo bavanye Musange, harimo nabo numvaga abana nari ngiye nzi nyine. Hari umwana banyamuvanye we witwaga Asteria, warutuye hariya twari duturanye, baramuvanye Kaduha aho yigaga. Baravanyeyo n'undi mwana witwa Mukaneza wari hari mu Kongoro, papa we yari inshuti y'iwacu. Abo nini namaze kumenya ko bari i Murambi, Abafaransa babajyanyeyo. Ubwo rero yaramperekeje, tunyura mu Manwari, twambuka mu Kinsanga tunyura mu Manwari, tuzamuka hepfo ahangaha, kuko yari inzira n'isanzwe nzi, urabona niho nari ntuye kuva kera. Tugeze hepfo ahangaha nyine hazamuka hinjira hano ku mashuri, arambwira ati ntabwo dukomezanya, komeza ugende wowe ujye i Murambi. Hanyuma jyewe nsubiyeyo, ambwira nyine ukuntu ndi bugende nkagera i Murambi mu Bafaransa. Naragiye ngera i Murambi mu Bafaransa, baranyerekaho njya. Nagiye nsanga ba bantu navugaga barimo Mukaneza, barimo na Steria, barimo n'undi umwana wari umugabo wacu w'Umusange witwaga nako ariho yitwa
batamuriza atuye hari ikizi, angira ngo niwe warokotse mu muryango waho nashatse. Ubwo yari yavuye Kaduha, ndahabasanga, mpasanga n'undi mugabo, undi musore nanone wari mubyara wanjye w'Inyanza, nawe yarahunganye n'abantu, araza nawe agiye hariya. Mpageze ubwo narahageze baranyakira tumara nk'igihe gitoya mu buzima bubi cyane, bubi, Abafaransa bica abantu batababarira. Ubwo kubw'amahirwe twamaze icyumweru, Inkotanyi ziza kudutwara zivuye ikizi. Baraza ku munsi wa mbere, ntabwo nagiye, n'uwa kabiri twahuriye turi abantu benshi cyane, ariko abana barambwaje turagiye, aho batujyanye umunsi wowe uzaza ntacyo tuzaba twaragufatiye ahantu ho kuba, uzaza ntabwo uzabura aho uba. Ku munsi wa mbere sinagiye, ariko bwaracyendagenda nka nimugoroba, tugenda tugeze hariya kuri ariya mazi ku rugabano rwa Butare na Gikongoro, niho twahuriye n'Inkotanyi. Nibuka Inkotanyi iravuze ati ni twebwe Inkotanyi, ati nimuhumure ntabwo mugipfuye. Yaratuganirira tugira ati murabona hari imirizo dufite, murabona hari amatwi dufite atari nk'ay'abantu, ati nimuhumure rero. Twaragiye rero tugeze ikizi turahaba. Ugumva ko namaze kubona abo bana b'abavandimwe, twarahabaye. Hashize iminsi baratubwira bati twasanze twaragiye tuhabohoza inzu, hari ibintu byeze bihari, ariko gihe numvise ntanabishaka, ndabwira umutima urambwiye ngo ese ngibi buboneye iki, biboneye iki ko ntacyo bikumariye. Tuhasanga nyine abaturage baho bari barahunze, ntabwo bigeze bahikirwa n'inzara. Baratubwira ati ubu ngubu musubira ku Gikongoro, hari muri Turikwazi y'Abafaransa, uzashaka azajye i Butare, uzashaka azajye i Nyanza. Nagiyeho rero, ubwo nagiye i Nyanza, nagendanye na Manuel, turagenda tujya i Nyanza, nsanga amaboko aracyahari, nsanga na shangazi wanjye aracyahari. Tugenda mpaba igihe gitoya, mu buzima butatworoheye. Hashize iminsi mikeya njye i Kigali. Nyuma yabwo jenoside irangiye, nagarutse ahangaha nje kuhareba. Ndibuka nasanze abasirikare hano baramperekeza, tujya hariya hepfo mu Gatoki iwacu. Nyine nta kintu cyari gihari, ariko ikintu nibuka nuko iyi komini yari yuzuye amaraso, yavaga hasi akagera hejuru. Aha hari icyo abantu benshi cyane, benshi. Ayo rero ni amateka, ntabwo narondora byinshi. Ayo ni amateka mabi yaranze igihugu cyacu. Guhera muri 59, 63, 73, ni amateka mabi yaranze igihugu cyacu, yitotezwa bakurikije uko umuntu yavutse. Irangamuntu ikagenda bakareba ku ndangamuntu, bakavuga uri Umututsi, ubwo nta mahoro wabaga ufite. Ngaho mu mashuri aho umuntu agenda, ayo yose ni amateka yaranze ubuyobozi bubi. Ariko icyo twishimira uyu munsi nuko dufite ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bwiza butavangura, ubuyobozi bwiza. Tumaze imyaka 30 dusubiye mu buzima, tuvuye mu rupfu. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese wacitse ku icumu uri hano abyishimire mu mutima we. Ntabwo twagera ngo tubyine, ariko yishimire yuko yacitse ku icumu, kuko ubitekerezo bw'ubuyobozi bubi nta muntu wabaga akiriho, wari kuba akiriho uko babitekerezaga. Naho narindi baravugaga ngo ese ubundi wahesha Umututsi azari imyaka 4 izashira akimuhishe, ntazarambirwa akamwirukana. Ndibuka ibitero byazamukaga, abantu bahunga bikoreye ibintu byose, bahunga nyine bagenda Gikongoro, bakomeza bagenda muri Kongo. Nanjye naniteze ko ntazahunga, nkavuga niyo nahungana nabo banyica. Nkavuga nti nibagenda uko natekerezaga, nkavuga nzasigara ahangaha, ubundi nshakisha uburyo bwose nakwambuka kubabwira ko Inkotanyi ziri hakurya Imurama zahageze, ariko nkabura uburyo najyayo. Nkumva nzaguma nibereha aho hantu nabaga, we nasigaye no mu bihuru, ko numvaga ntasigara mu nzu zabo bagiye wenda bagiye guhunga.
nkumva nzaguma mu wenda ndorongotane nzagende mpure n'inkotanyi, ariko ntabwo ariko byagenze. Bambonye imbere yewe ntibahunga, biba ngombwa ko mpava ndaza nyirengera i Murambi. Ubwo rero imyaka 30 ushize nibyo navuga nti umuntu wese yishimire ko yacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, nuko turi mu buyobozi bwiza. Hari ibintu byayiga bimpangayika, nubwo nta mwana narakoye, ariko giye numvaga mfite umutima wumva uvuga ko abana basigaye ari imfubyi. Shimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yuko abana bose bacitse ku icumu bahawe amahirwe kugira ngo bige. Abenshi nimwe bwo muteraniye hano bararihiriwe bariga, basigara bamwe baramugajwe na jenoside nabo baravuzwa, nubwo wapfa ariko wapfa waravuwe. Mbese muri make twahawe ihumure, kandi icyo nshimira leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda nuko ntivangura. Niba abanyeshuri bose biga n'abandi bose bariga, ariko ubundi twebwe twigaga ari ukuvangura. Ukiga wagera no mu wakangaho ko wacika n'intege, ukavuga uti ntacyo nigira kubera yuko n'uburi sineze kuzamuka ngo mere nk'abandi. Ntabwo uko twarabaswa, ahubwo yari leta mbi, yari y'ubutegetsi bwa kera bubi rwose. Navuga ngo ni bubi nkurikije uko nagiye mbona amateka, bwari bubi cyane, ntaho buhuriye nta n'agace kubwo dufite ubu ngubu. Leta turimo uburenganzira buri wese ushaka gukora bwako yakoze neza, yarihiye abana bakiga ntibandagare hirya no hino, abarwayi bakavuzwa. Nishimira yuko ntabwo nubwo amazu yacu bayasenyeye kandi bakayatwika, twarongeye turubakirwa, dufite amazu yo kubamo. Ibyo ngibyo turabishimira ubuyobozi bwiza dufite burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariwe Paul Kagame. Ibyo ngibyo turabishima cyane. Ubu ngubu abana barihiriwe nibo mwebwe muteraniye aha ngaha, mukomeza kubungabunga n'ubundi abantu bahuye n'ingorane za jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo rero ni amateka meza turimo. Imyaka 30 ishize twavuye mu rupfu tugera mu buntu, tugera aho umuntu yisanzura, ubutabera turabuhabwa, nubwo wenda batatugarurira ibyacu, ariko byibuze turi mu gihugu cyiza. Niyo ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyakemuka kubera ko dufite ubuyobozi bwiza. Rero icyo ntabwo nakomeza kurondogora ngo mvuge byinshi. Ndashimira FPR Inkotanyi yabohoye igihugu, ikabohora Abanyarwanda. Twari duheza aho tuvuga ngo nta n'uwari uzi ko tuzamara igihe nk'iki ngiki turiho, kuko twagombaga kwicwa igihe cyose. Iyo tuza gutsindwa byabaga ari ibintu bikomeye. Yewe rwose ku rwanjye ruhande, naho nabaga ndi numvaga nasengaga ngo Imana ninapfa ariko inkotanyi zizatsinde. Nkahora nzisabira ngo zizatsinde, kuko iyo ziza gutsindwa aho Umututsi ntabwo haba hakibukwa. Namwe se muterana ntabwo muba mukiriho, kandi ibyo mvuga ni ukuri. Kuko niba baraguhigishaga uruhindu, iwacu hari abarahize bageze naho bashyiramo imbwa mu bihuru uziye kubumburamwe abantu bihishemo. Ubwo bari batangiye bavuga bati hari harimo amagambo mabi yo gusebanya, bavuga ngo Umututsi wese yari afite uburozi. Bakavuga yuko uwitwa Simba, sinzi icyo yari cyo, sinzi grade yari afite, hari umunsi yavuze ngo muhunge uko bagiye bakaba bamaze imyaka 30, natwe duhunge, tuzagaruka 30 nishira, tuzagaruka natwe tuze kugira ngo bo bafite uburyo, bafite imbunda naho zacu zadushiranye. Ngo Umututsi ari hose ngo yari afite imbunda, ngo kandi bafite ibimenyetso bagiye bashyiraho ngo nibaza bazabibone. Ibyo se kwari ukuri? Ntabwo kwari ukuri, kwari ukubeshya. Rero ndashimira nyine inkotanyi zatubohoye zikadukura aho twari tugeze habi,
tukaba turi mu gihugu cyiza gitengamaye kirimo umutekano, kirimo amahoro, buri muntu wese akisanzura, ntawe uvuga ngo ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi, twese turi abanyarwanda. Nkongera ngashimira abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanasaba ngo abantu badufashe batwereke imibiri y'abacu tuyishyingure, kuko nk'uko babivuze n'iyi mibiri iri ahangaha iri bushyingurwe ntabwo yabonetse kuko mwabivuze. Ahantu hose ntaho itari, ntihariya hepfo iwacu mu Gatoki irahari, ariko abantu baho banze kubivuga. Ngira ngo amakuru amaze iminsi acicikana, ariko mwaranangiye mwanga kubivuga. Ariko nyamara ngira ngo mubivuze ntawajya kubafunga, ahubwo ni byiza kuko waba werekanye. None se abataragiye mu mazi wagira ngo ntimuzi aho mwabashyize? Mfite musaza wanjye wapfuye muri 67 na 64 cyangwa se na 5, ariko wagenda akambwira ngo nyere ko bamushyize nagenda nkamwereka, kandi nta muntu ukihatuye, nta muntu ugihari. Ibyo rero kumva wenda muhisha ahantu baba barashyize imibiri ntabwo ari byiza, nta nubwo ari kubaka igihugu, ahubwo n'ubwango n'ubundi muracyanangiye. Hari umuntu wajyaga aca umugani ngo umuntu w'umutwa wo mu Kabagari ngo yaribye, bibaga intama ngo yitwaga Munyenkuge, abwira abahungu bati umva umunsi babafashe muzanangire. Bukeye ngo babafashe bibye intama, akavuga ati Munyenkuge ratuye ngo tuzanangire. Ese umuntu wabwiye kunangira ngo muhishe imibiri y'abantu aho iri bayishyingure, ubwo ninde wabibabwiye? Cyangwa yabana nayo babwiye umuntu hari icyo bijya bimumariye? Ntacyo byabimariye. Bibaye byiza mwayerekana kugira ngo bayishyingure bumve banezerewe. Alfred yajyaga akunda kuvuga ati yaba inshuro nyinshi yabaga akavuga ati umuntu wanyiciye mama ngize amahirwe niyo yagenda akashyira akantu k'akamenyetso akigendera. Ariko ngira ngo uwo mubiri w'umukecuru ntibawubonye atakiriho, ariko ntacyo bitwaye, byibuze warabonetse. Ariko ako gahinda yarakajyanye yuko atabonye umubiri wa mama we ngo awushyingure. N'abandi rero bateraniye ahangaha mugiye mubivuga mukerekana iyo mibiri bakayishyingura, ntacyo byatwara. Rero ndarangiza nshima kandi ivuga ngo abacitse ku icumu mukomere, dukomeze twubake igihugu cyiza gitengamaye kirimo amahoro n'umutekano. Imana ikomeze kubagirira neza. Murakoze. Murakoze cyane Cyecu Deborah, kandi nawe nakomere